hari ahantu hatatu ukwiye guceceka ukanafunga umunwa. Ahambere ni igihe urakaye cyane. Ceceka kubera yuko igihe urakaye cyane byinshi mu byo uvuga ntabwo wanza kubikorera ubugororangingo. Aha kabiri, ukwiye guhitamo guceceka igihe ubizi neza yuko n'ubwo ugiye kuvuga nta muntu n'umwe uri guha agaciro ijambo ryawe. Ahangaha harakomeye cyane. Buri muntu wese ku isi yifuza kuvuga, hakagira umuntu nibura umwe waha agaciro ibyo avuze. Bihungabanya cyane icyumba cyawe cy'ubwonko cy'ibitekerezo. Igihe ubaye nk'ucurangira abahetsi uvuga ntawe ukumva. Igihe nta muntu n'umwe ku isi ushaka guha agaciro ijambo uvuze, icecekere. Naho aha gatatu ho harakomeye cyane kurushaho. Gerageza guceceka igihe ushaka yuko abantu bakumva. Gutega amatwi abandi ntabwo ari ubuhanga gusa, nta nubwo ari ubunyangamugayo gusa, ahubwo birenze ibyo, bisa n'ubugeni. Gutega amatwi abandi ni impano. Imbata ya byose yo kubasha gutega amatwi abandi ni ukwiga kubanza guceceka. Hari ahandi ariko ushobora guceceka igihe wumva yuko ijambo ryawe rishobora guhungabanya umudendezo w'umuntu muri kumwe cyangwa se w'abantu muri kumwe. Ni byiza yuko waceceka. Kimwe nanone n'igihe ugiye kuvuga ibintu runaka bisaba yuko ugomba kuba ubizi kandi uzi kutabizi, udafite ibyitwa facts, icecekere. Impamvu y'ibyo ni uko iyo uvuze abantu bahita bagushyira mu gatebo k'abantu b'injiji cyangwa b'injajwa. Ikiganiro cy'uyu munsi kigizwe n'amasomo atandukanye mu gitabo cy'ubuzima cyitwa 31 Power Techniques that will transform your life. Ku Bayapani bemera yuko ubuzima bugira icyanga iyo bufite agaciro, naho ubudafite agaciro butwa naho utabayeho. Turibanda cyane ku masomo y'ingenzi atuma ubuzima bwacu bwagira agaciro bukanagira icyanga kuri twebwe kimwe no ku bandi. Nguhaye ikaze. Mu rurimi rw'Ikiyapani ubuzima babwita iki cyangwa iki, ariko filozofiya y'Abayapani yemera neza yuko ubuzima cyangwa se iyi iki iyo bwuzuye ugomba kugerekwaho ikindi kintu cyitwa gayi. Gayi mu Kiyapani bivuga agaciro. Ku Bayapani ntacyo bimaze kugira ubuzima budafite agaciro. Dore rero uko Abayapani bafata ubuzima bufite agaciro. Kuvuga yuko ubuzima bwawe bufite agaciro barabifatanya bakavuga ngo ikigayi. Bishyize mu Cyongereza usanga byarahindutse cyane bikitwa reasons of being cyangwa se purpose of life. Mu mitekerereze y'abahanga b'Abayapani bo hambere bemera yuko iyo umuntu abyutse mu gitondo aba agiye kumara amasaha yose y'umunsi akorera intego z'ubuzima, serving life purpose. Igihe ugiye kumara umunsi wawe utarimo ukora ibiri mu ntego z'ubuzima bwa muntu, urebye ayo masaha kuri wowe aba apfuye ubusa. Bikurikirwa no gutsindwa mu buzima. Ikintu kidukomerera cyane burya ngo guhitamo intego no kuzihuza n'ukuntu isi iteye, ubwo ubuzima bukagira icyanga. Isi ukuntu iteye usanga akazi kayo ka buri munsi ari ukudukururira mu bushake bwayo, ititaye yuko natwe tuje gukora izindi nshingano zirimo gutuma ubuzima bwacu bugira intego. Muri iri somo rya mbere ryitwa ikigayi cyangwa se purpose of life, barakubwira bati fata umwanya munini cyane ucecetse rwose. Ubanze wiga icyo ushoboye kurusha ibindi. Ubanze urebe uko abandi bakora, usobanukirwe neza ibyo ukunda kurusha ibindi, kandi unasobanukirwe neza ibyo abandi bakunda n'ahantu byahurira n'ibyawe. Nurangiza kubimenya byose ushyire ibitekerezo ahakurikira. Shyira imbaraga zawe zose ku bintu ukunda kandi ubizi neza yuko ubishoboye. Bizakuzanira ibintu bibiri by'ingenzi ubundi byari inzozi kuri buri wese. Icya mbere bizakuzanira ni ibyishimo by'ubuzima, ibyishimo bisendereye cyane. Nta kintu kizagushimisha nko gukora ikintu ukunda, ariko ibi ngibi bizanahinduka ubuzima kuri wowe. Mu yandi magambo, ibyo ukunda nubikora neza ubwo bizanagutunga. Burya uzasanga abantu benshi bavukana impano runaka, ariko buri mpano yose ikeneye yuko nyirayo agira intego kugira ngo iyo mpano igirire akamaro abandi basigaye nawe arimo. Ibi nkubwiye uzabisanga mu gitabo cyitwa Ikigayi, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, cyanditswe na Hector Garcia. Ni Umu-Espanyol ariko wamaze igihe kinini cyane yibera mu Buyapani yiga filozofi yawo. Isomo rya kabiri ryo ryitwa Shikita Ganai. Genzura ibyo ushoboye kugenzura, ibyo udashoboye byihorere. Shikita
ganaye. Ubundi iyi nteruro mu cyongereza baragenekereza bakavuga ngo there is no alternative, cyangwa nanone it can't be helped. Burya ngo mu buzima hari ibintu byinshi tudashobora kugenzura, hari inkuta tudashobora gusunika, hari n'inkombe tudashobora kurenga byanze bikunze uko byagenda kose. Muri iki gitabo bavuga yuko inkuta nyinshi tudashobora kuzisunika, atari uko zidasunikika, ahubwo ko hari izisunikwa n'igihe gusa, time. Mu yandi magambo, kugira intego z'ubuzima ntabwo ari ngombwa guterura umusozi wari aha ngaha uri iburyo ngo werekeze ibumoso, ntabwo ari ngombwa. Nka bya bindi bya inspirational speakers bamwe bavuga amagambo yo guhumuriza abandi bababwira yuko bashoboye ibintu byose. Abayapani ntabwo ari uko babyemera. Ntabwo ari ngombwa yuko ubanza kuyobora umugezi wajyaga mu majyaruguru ngo uhindukize uwukatishe werekeza mu majyepfo. Ibyo hari igihe usanga nta kintu wabikoraho uretse gusa gutegereza ko igihe kizabyikorera ubwacyo. Ariko nanone hari ibintu biri mu nshingano zawe no mu bushobozi bwawe. Ibyo ni ibihe? Fata ibintu byose ubona yuko wahindura mu buzima bwawe. Ibyo ubona yuko byashoboka byose ubihindure. Uhereye ku kantu gato gashoboka guhinduka ugere ku kanyuma wahindura. Ibyo ubona wazana bishya mu buzima nabyo ubizane. Ongera utekereze neza niba wakoresha imbaraga zawe zose uko zakabaye ukikunkumura bimwe bya nyuma. Jya wemera yuko umuntu, bityo yuko hari imbaraga za kimuntu udashobora kurenga. Emera yuko uri umuntu runaka, wowe runaka nyine, bityo ko wowe hari ahantu hari urukuta utasunika. Ariko nanone wemere ko hari n'ibintu ushoboye, ibisigaye ubiharire igihe. Igihe nicyo cyonyine gishobora gusunika inkuta zakunaniye wowe utasunika. N'ubusazi ndetse bukabije kujya gushyira imbaraga mu kintu ubizi neza ko udashobora kugishobora mu bushobozi bwawe, nyamara hari ibindi biri ku ruhande ubona neza yuko washobora utigeze ukoraho n'ikintu na kimwe. Ni ihame Abayapani bemera yuko rifasha mu buzima bw'abantu bose babigerageje. Ihame rya gatatu muri iki gitabo ryitwa wabi sabi. Wabi sabi mu cyongereza babyise ngo find peace in imperfection. Gerageza ushake amahoro mu bintu biri imperfection. Imperfection ni ukuvuga igihe ibintu bitari shyashya, igihe ubuzima bugaragara nk'ubutaryoshye, mbese nta kintu cyashyashya kiri aho ngaho. No muri ibi bihe gerageza ushakemo amahoro n'umunezero. Iri ni ihame rya the charm of flowers. Mu bintu bibi burya ngo ushobora kubonamo ubwiza, mu bintu bisa nabi burya ngo witegereje neza kera kabaye ushobora gusanga hataburamo ubwiza nubwo ari bibi byose. Mu bintu bidafite agaciro urebye neza wasanga hatabuzemo ikintu nibura kimwe cy'agaciro cyangwa se akamaro byamara. Aha ngo ni ikibazo cyo gufata umwanya wo kwitegereza neza ukanatekereza mu bundi buryo abandi batari gutekerezamo. Ni ingenzi cyane kurenga ibyo urebesha amaso n'ibyo wumvisha amatwi mu buryo busanzwe, ukabasha kubona yuko no muri imperfection bya bintu bitari shyashya hashobora kuvukamo amahoro n'umunezero cyangwa ikintu cy'ingenzi wari ukeneye. Birashoboka yuko Abayapani basomye rya jambo ryo muri Bibiliya ngo n'ibibi burya byose hamwe bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Muri imperfection mu bintu bitari shyashya uko biba bimeze haba harimo icyiza byanze bikunze. Dore icyo hano usabwa: igihe cyose byagucanze, umuhanga kurusha abandi watangira kunezezwa n'utuntu duto cyane kandi dusanzwe. Kuba ubona izuba mu kirere rimurika nawe rikakugeraho, rikarasira ubuzima bwawe. Imvura ikagwa mu isi nawe ikakugeraho, umwuka muzima usendereye ukawuhumeka. Ukabibona neza yuko inyamaswa zitunzwe n'ibyo zidakorera, ahubwo zibera aho ngaho gusa zikagira ibintu bizitunga abantu bandi bakora cyangwa se ibintu byikora. Izo ni ingero ntoya z'uburyo umuntu ashobora kwishimira ubuzima kabone n'ubwo umuntu yaba ari mu bibazo bikomeye cyane. Ibyo ngo ni ibintu bito cyane umuntu anatekereza ko atari ngombwa kubyishimira rwose. Ariko ngo abantu bazi gutuza cyane no kwihagararaho mu kibazo ngo bashobora gushakisha amahoro yo mu mutima kubera gusa gutekereza ibintu nk'ibi ngibi bisanzwe bakabibona nk'igitangaza. Naho ubundi ngo n'ibintu bitunganye nk'uko bishaka hari igihe wazapfa utabibonye. Hari igihe kubona ibintu bitunganye mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se bwose bizarangira ntabyo ubonye. Ariko find peace from imperfection. Shakisha amahoro no mu bintu bitayafite.
ihame rya kane muri iki gitabo abayapani baryise garimani. Garimani ni ijambo ryo mu Kiyapani rivuga gukomera, ariko iyo urishyize nko mu zindi ndimi, urugero nk'igifaransa cyangwa se icyongereza, usanga nanone interuro ihindutsemo gato. Mu cyongereza stay strong and control how you react. Iyi nteruro turayisobanura mu kanya, ntabwo igoye, ariko mbere yaho abayapani baravuga ngo gerageza kubungabunga icyubahiro cyawe no mu bihe bikomeye. Reka tuvuge ya nteruro: stay strong and control how you react. Gerageza ugume ukomere kandi ugenzure neza, cyangwa umenye uko ugenzura amarangamutima yawe. Muri iyi nyandiko bati ibihe bikomeye bizaza, ndetse n'ubu wasanga ubirimo. Hari uwakubwira yuko abihoramo, kandi koko bikaba ari byo. Igihe kinini cye cy'ubuzima ni urugamba, urebye ni kuri twese. None se ibyo byatuma wiyambura icyubahiro cyawe waremanywe, cyangwa se ugatangira kwifata nk'umuntu utarabayeho? Ntabwo ari byo. Gutera imbabazi ni byiza igihe ukeneye kuzigirirwa, kandi nta muntu n'umwe utifuza yuko yagirirwa impuhwe, ariko bikore nk'umuntu mukuru kandi wiyubashye. Wita isaro ngo icyubahiro cyawe wavukanye cyangwa se icyo ufite nk'inyoko muntu kigushireho. Nanone genzura amarangamutima yawe mu bihe byose urimo, mu bihe by'umubabaro, mu byishimo, mu gahinda gakabije, cyangwa se nanone mu gihe wiziwe cyane. Buri gihe cyose urimo iga kugenzura amarangamutima yawe. Utabikoze ako kanya icyubahiro kigushiraho. Ahangaha icyubahiro tuvuga ntabwo ari icyubahiro umuntu yahawe n'abantu runaka, ni icyubahiro karemano aremanywe nk'inyoko muntu. Ibuka yuko kwihangana no kudaheranwa n'ibihe ari intambwe zikomeye cyane zo kuva aho uri, mbese ahantu wazirikiwe. Ubundi wige cyane kumva abandi kandi wowe ucecetse. Murayibuka interuro twahereyeho muri cya gitabo twarimo dusoma cyitwa Ikigai, the Japanese Secret to a Long and Happy Life, cyanditswe na Hector Garcia, kimwe n'andi mategeko twabonye mu kindi gitabo cyitwa 31 Power Techniques that will transform your life. Bavuga irindi hame rya gatanu ko ryitwa Aobiatori. Aobiatori birashoboka yuko nasomye neza Ikiyapani kubera ko ntago nkizi, ariko baravuga ngo ntukabeho wigereranya n'abandi bantu. Aobiatori, ntukigereranye n'abandi. Menya yuko abenshi nabo ntabwo bigereranya kuri wowe, babayeho gusa badakeneye kukwigereranyaho. Kandi uretse n'ibyo, ibuka ko hano ku isi buri muntu wese arihariye, ari unique. Urugero rukomeye cyane muri psychology ku migirire ya muntu ni impanga. Impanga ni abantu bavuka mu nda imwe, mu ngobyi imwe. Abangaba nabo ubwabo ntabwo bashobora kumera kimwe mu buryo bw'ijana ku ijana. Bashobora gusa no kugira ibitekerezo byenda kumera kimwe, bagahuza ibintu byinshi rwose. Ariko n'impanga ntabwo ari abantu bakwiye bashobora kumera kimwe ku buryo umwe yarebera ku wundi. Niba impanga y'umuntu bavuka mu nda imwe, mu ngobyi imwe, badashobora kumera kimwe, wowe urashaka yuko tukugereranya nande mumeze kimwe? Cyangwa urashaka kwigereranya nande wumva mwamwenda kumera kimwe? Inzira unyuramo iyo ari yo yose burya uri wenyine, ukabona niwo wabona mu kivunge muri abantu benshi musangiye byinshi, ariko uri wenyine mu bundi buryo. Amagerageza ukora mu buzima kugira ngo ubeho cyangwa se ugire ubuzima bwawe bwiza ariya nayawe wenyine. Ingorane nyinshi ugira uzirwana wenyine, ariko kandi n'intsinzi nayo niza uzayiserebura wenyine. Hitamo rero gukora mu ibanga, uharanire kugumana icyubahiro cyawe nk'inyoko muntu, nta kiruta ibyo. Wikwigeranya n'undi muntu uko byagenda kose, uri wenyine. Ibyo birafasha cyane guharanira intsinzi, wanayibona ikakuryohera cyane, intsinzi yawe. Ihame rya gatandatu muri iki gitabo ryitwa Kaizen. Kaizen mu cyongereza nagerageje gushakisha nsanga baranditse ngo ni always seek to improve. Impinduka ntoya cyane, nto cyane zingana urwara. Ugerageza gukora mu buzima bwawe nizo zihindura byose wifuza. Buri mpinduka yose ukoze mu buzima bwawe ishobora kukwigiza imbere ho gato. Umuswa, abantu benshi muri kunyumva mushobora kuba muzi umuswa. Ni agasimba kangana urwara, gakunda kugenda mu butaka no kubaka ibintu byinshi munsi y'ubutaka. Iyo uri kugenda wowe mu nzira
ushobora gukandagira umuswa ntunabimenye ugakomeza ukigendera rwose nkaho nta cyabaye. Ni ikigaragaza ukuntu umuswa ari akantu gato, n'umuswa wakuruma uri nko mu bintu byinshi ntubimenye, ukaza gushiduka nyuma wumva hari akantu kakurya gatoya, umuswa wakurumye ukigendera. Ariko bakubwira yuko burya umuswa ufite ubushobozi bwo kubaka inzu yajya kuri hegitari 1 cyangwa 2, inzu nini ihagaze. Cyangwa nanone umuswa ushobora gusenya ikintu cyose cyubatse kuri hegitari cyangwa irenga. Kariya gasimba gato ubona kuriya ubwako kifitemo ubushobozi bwo kubaka umugina waruta kure cyane inzu utuyemo cyangwa urusengero cyangwa kiliziya. Ni nako kandi gafite ubushobozi bwo gusenya iyo nzu utuyemo cyangwa urusengero cyangwa kiliziya cyangwa ikindi kitabashwa cy'inyubako nini cyane. Icyo umuswa ukora kugira ngo ibingibi bishoboke ni iki? Ni ugukora impinduka nto cyane nto zishoboka. Ni impinduka umuntu adashobora no kubona. Gutwara agataka gake cyane umuswa utwara ahasa no mu kanwa bya buri munsi. Ubundi nanone ukihata kugenda amasaha menshi no gukora utaruhuka. Mu bihe by'iki umuswa ubizi ko ari mwiki ugapangira iki? Mu bihe by'itumba nabwo umuswa urabimenya ugapangira itumba. Icyambere umuswa ukora ni ukumenya kugenzura ibihe. Ubundi nanone ukagira impinduka zihoro za buri kanya, zirimo gupanga imirimo yo kubaka no guhitamo gukora bukeya ariko nta kuruhuka. Nguko ukuntu umuswa uteye. Ushobora no kubinyigisha ku bantu benshi bakurikira izi nyigisho z'Abayapani. Ihame cyangwa isomo rya 7 ryo baryise shu hali. Mu cyongereza ni learning and mastery. Umva hano uko babivuga rero mu cyongereza. When the student is ready, the teacher will appear. When the student is truly ready, the teacher will disappear. Ni interuro y'umuhanga Tao Te Ching, ni umucurabwenge wo hambere w'umushinwa mu myaka hafi 400 mbere ya Yezu Kristo. Arazwi cyane muri filozofi y'uburasirazuba bw'isi. Iyo abanyeshuri biteguye mwarimu arigaragaza, ariko iyo abanyeshuri bagaragaje yuko biteguye kurushaho mwarimu arigendera cyangwa arabura. Uzi icyo bivuga? Umunyeshuri ahora ategereje master ni umuntu umurusha ubwenge kugira ngo amwigishe. Naho iyo uwigishwaga nawe amaze kuba master, mwarimu ntacyo bagikora arigendera. Gerageza ugire ubumenyi bw'ibanze ukura ku mwarimu umwe cyangwa se benshi. Ariko numara kugira byinshi by'ibanze, fata inzira utekereze kutakeneye mwarimu wa kera, utangire kugenda ushakisha ibyo master ataguhaye, nawe wige kwigisha. Mbese nawe ube master wawe ku giti cyawe. Umuntu kwigisha ashobora kudahoraho. Ukwigisha wa mbere wahoraho ni wowe ubwawe. Kwiyigisha kenshi nibyo bizaguha amahitamo y'ibindi bintu ushoboye ariko utaruzi yuko washobora. Kugira ngo rero ubeho wishimye, ugomba no kumenya yuko ubwiza udahoraho. Ubuhangange ntabwo ari karemano burarangira. Intego za muntu nizo zihoraho, kabone n'ubwo nyirazo yaba atakira ahangaha ku isi, ntajyana nazo, zisigara ku isi. Dore ibintu 3 tugiye gusorezaho. Buri muntu wese ukunda kimwe no gukunda, abo bantu babiri bose bazapfa bave mu buzima. Hari igihe uzasiga udafite ukunda nta no gukunda uhari, ahubwo igitangaje nuko nawe hari igihe uzaba utagihari. Ariko inama y'ingenzi kuri ibi ngibi, uwo ukunda mwereka urukundo uyu munsi ukiriho nawe gihari. Ubuzima ubwabwo nta gisobanuro bugira uretse kuba ari impano itwizanira ikatwizihira gutyo. Ahubwo rero ubuzima bugira igisobanuro ari uko twebwe tubugihaye. Ubuzima bufite igisobanuro bwarangije kugira intego. Ni nayo ntego twavugaga kuva kare. Icyanyuma, umuntu mwiza cyangwa utunganye ntabwo abaho. Twese tugizwe n'inenge kandi ziraturanga ahantu hose. Igitangaje ni uko ahubwo izo nenge arizo zikora itandukaniro hagati yacu. Ngibi ibikubiye muri Ikigai, the Japanese secret to a long and happy life cya Hector Garcia. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro, tubifurije kugira ibihe byiza naho utaha.